muri abo ba Illuminati babayeho nimwo haje gukomoka ya miryango 13 twavuze ubushize. Bafite inshingano rero zo kugira zo kwavansa ya filosofi ya rationalism ishyira hejuru gutekereza kwa muntu ibyo ta human reason uburyo umuntu atekereza. Murakoze cyane. Yego. Imana y'umujiri bahumugisha. Abadukurikira bashobora wenda kurangara cyane bavuga Illuminati, wenda ntibamenye neza iby'ingenzi biri muri iki kiganiro. Icyambere tuba dushaka kubabwira Imana tukayimenya kandi tukamenya na Satani umwanzi wacu. Icyakabiri tukamenya Kristo umucunguzi wacu, tukamenya na Antikristo umubisha. Yego. Ubugingo bwacu. None tubaze ibyo ngibyo ibyo tuvuga nimwe bituruka. Imana ikomoka na Kristo. Kristo akomokaho n'itorero. Umurimo w'itorero no kwamaza umucyo n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Kristo umwami. Yego. Hanyuma rero iyo tugiye ku rundi ruhande, Satani nawe afite umwana we yabyaye witwa inyamaswa ya kane. Inyamaswa yavuye mu nyanja. Ngira ngo abantu bashobora kugira amatsiko kumva iyo nyamaswa. Reka dusome gatoya mu byahishuwe igice cyaho cya 13. Noneho turebe kubera kwasoma cyane haracitse ariko ntacyo kuko iramfasha iyi ngiyi kera. Haravuga ngo gihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10 no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Icyitonderwa, iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga na yaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare, nuko no cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo n'ubutware bwacyo bukomeye. Ari na magambo ushize twavuze. Tuvuze yuko iyo kiyoka tubonye inyamaswa uko isa ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Twavuze yuko ubushize twavuze ku byerekeye ubutware bwayo n'ubwami bwayo, ndetse tuvuga n'imbaraga uko icyoka cyayihaye imbaraga. Izimbaraga tubona zitegeka isi zisiribanga byose ntabwo zituruka mu bantu, oya, ntabwo zituruka handi, zituruka mu mugambi wateguwe n'ikiyoka. Kandi tubonye icyo kiyoka cyahaye iyo nyamaswa imbaraga zacyo, ese cyo cyasaga gite? Katurebe mu byahishuwe 12 umurongo waho wa gatatu. Ngo mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona icyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7, ngo umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru kijugunya mu isi. Icyo cyoka hanyuma cyaje guhagurukira umugore ari we torero ry'Imana, ntari butindeho. Ariko tubonye yuko iki kiyoka umwana sanase. Ikiyoka gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Umwana cyabyaye ari nyamaswa yavuye mu nyanja, nawe afite ishusho ya se, imitwe 7 n'amahembe 10. Byose biriho ibisigo byo gutuka Imana, kuko birayanga. Satani atuka Imana. Aha rero Bibiliya yimbitsemo ubwiru tugendana ariko tutazi ubwo ari bwo. Noneho tumaze kureba inyamaswa, ariko tubonye na se aricyo kiyoka. Ikiyoka rero kigomba gushyiraho uburyo bwo gukora. Muri uwo mwana wacu witwa inyamaswa ya kane, niwe nanone niwe torero ry'ikiyoka. Turabyumva neza? Kandi muri torero ry'ikiyoka Antikristo nimwe azaturuka. Nkuko n'ubundi torero ry'Imana riteguriza cyangwa ryakaba riteguriza kuza kwa Kristo, kuko niwe uriteguriza wigisha bari mu isi. Noneho n'ikiyoka nacyo umwana wacyo ari we shusho ya Satani bwite, noneho azasohokera neza ku mugaragaro abantu bamubone. Ubu biri nk'ibintu biri mu bwiru. Ishusho ya Satani, amahembe 10, noneho n'imitwe 7 ni ikiyoka. Noneho tugiye kwitegereza tubona icyo kiyoka kirabyaye. Kibyaye umwana. Umwana yiswe inyamaswa. Ntabwo yiswe umuntu, yiswe inyamaswa. Iyo nyamaswa rero ayihaye ubutware. Bibiliya avuga ngo Yesu yahawe ubutware, abo umwami w'abami. Noneho rero abihabwa n'Imana bwo gukiranuka. Ikiyoka nacyo cyahaye ubutware bwacyo umwana wacyo, ari we nyamaswa ya kane. Ya nyamaswa yavuye mu nyanja. Iyo nyamaswa rero ifite icyambere imbaraga zikomeye z'umurengera.
ntawashobora kuyihagarara imbere. Nta n'uwashobora gukora revolution ngo ahindure ubutware buriho ku isi. Oya, nta n'uwashobora kugira icyo akora, habe imyigaragambyo, habe ubundi buhanga ntibuhari, kuko biritwereka yuko Kristo wenyine ari uzaza. Kuko tubibona muri Daniyeli 2 murongo duhereye ku murongo wa 1 kugera ku 44 yuko hari ibuye ngo ritazarimburwa n'intoki z'umuntu. Iryo buye niryo rizaza rigakubita ubutware bwose bwabanjirije bw'inyamaswa zabanje no kubw'iyi ya nyuma. Noneho ngo bukabikuta ngo zigashwanyuka uhereye icyo gihe hagashyirwaho ubundi bwami. Rero niyo mpamvu twamaze ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Yesu Kristo, kuko niwe gisubizo cy'abari mu isi. Abari mu isi barashukwa kugira ngo bakurikire inyamaswa, yewe n'amadini yabo afite uruhare rukomeye cyane mu gushyigikira antikristo. Yes, ibyo rero bikaba ari ishyano. Noneho rero antikristo kugira ngo yime, noneho agaragare yuko ayobora isi nk'umubumbe, cyane cyo mujye mukitaho. Abanyarwanda kera twari ukwacu, dufite imana yacu Biheko, tukaramya Ryangombe n'izindi mana twakoreraga, n'abanyamahanga badukikije niko bari bari, n'andi moko yo ku isi. Ariko ubu ngubu ikiriho gitegurwa ni ukugira ngo habeho imyizerere imwe ku isi, ariyo dini rimwe rigiye gutegeka isi. Pastor, ihangane gato nguce mu ijambo. Ese nagize ikibazo, hari akantu nifuza ko wenda uyu mwanya ntabwo byahita bishoboka, uzadusobanurira kuri iri jambo uri kugarukaho cyane, ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ku buryo kuko abantu benshi bazi ko ubutumwa bwose buvuga ari ubw'ubwami. Ku buryo rwose waza ukavuga ngo Imana iguhaye ibirayi, iguhaye umuceri, bumva ari ubutumwa bwiza bw'ubwami. Waza ukavuga ngo wese azagaruka, bumva ari ubutumwa bwiza bw'ubwami. Kuko uje wese aje mu izina ry'Imana, aza nk'intumwa yatumwe n'Imana, aravuga. Ndifuza kuza gusobanura ubutumwa bwiza bw'ubwami, kuko birashobora kuba hari abantu bashobora kuba hari uburyo bibeshya ubutumwa bwiza, ibintu byose bakabyita ubutumwa bwiza bw'ubwami kandi atari ubutumwa bwiza bw'ubwami. Impamvu babikora abatose n'abarenganya, ntabwo bigishijwe neza. Ubundi isezerano rishya rijyanye n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Yego, Abisirayeli bahawe ubutumwa na Mose bwo kubavana mu bucakara bwa Egiputa mu nzu ya Farawo. Aho banyuze Imana yababwira ko batwara mu gihugu cy'isezerano, isezerano ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli. Bageze iyo bamaze kugituramo bakishimiramo, ariko baranacyanduza. Yesu aje ntabwo yavugaga ntabwo yavugaga ibindi birenze cyo biri bari barahawe. Yaje ababwira ikintu gishya kijyanye n'ubutumwa bwiza n'ubundi bwami, ubwami bw'Imana ubwayo izicara ku ntebe ikaba ariyo mwami, kandi igategekesha umwene Dawidi yatoranyije. Bahoraga bategereje ari we Mesiya. Yego, ariko Yesu amaze kuza nibo yabanje kubonekera gutumwaho koko. Ntibamwemera, ahubwo birangiza bamubambye. Ariko azutse Yesu avuga ikintu gikomeye. Yaravuga ati mugende mw'abagabo bo kumpamya, uhereye i Yerusalemu mugere i Yudaya, mugere n'i Samariya, noneho ntimugarukira ahubwo mugere no ku mpera y'isi. Yashaka kuvuga iki noneho? Bwa butumwa bwiza bw'ubwami bugomba kubwirizwa muri mw'isi bose, baremwe bose. Bitandukanye n'isezerano rishya ryari ryarahariwe imiryango 12 y'isezerano rya kera. Thank you. Isezerano rya kera ryari ryarahariwe imiryango 12 ya Isirayeli. Ariko nanone kubw'ubuntu bw'Imana n'abaga ari umunyamahanga wifatanyaga nabo akagira kwizera ko kwabo, yabarwaga hamwe nabo. None se Pastor, bivuga ngo isezerano rya kera se ubu ntago uyu munsi nta gaciro rifite kuri iki gihe cya none? Rifite agaciro kihariye. Icya mbere twigisha kumenya icyaha icyo ari cyo, rikatwigisha n'amateka, uburyo Imana yabanye n'abarihawe n'uburyo baryigometseho n'ingaruka zabyo, kugira ngo bitubere akabaruri. Nicyo gituma rihari gusa. Ibyo nibyo by'ingenzi. Icyagatatu gikomeye no kutwereka amateka yo gutangira k'umugambi w'Imana w'agakiza. Noneho bivuga ngo ntabwo se rikwiye kwigishwa, kurya abavuga butumwa ryigisha cyane baryibanzeho ngo barisobanurire abantu. Rigomba kwigishwa ariko n'umuhanga ugiye kwigisha z'icyo akora. Kuko iyo ugomba kuvuga Yesu, tuvuge nk'urugero, umugabo witwa Stefano bajya kumutera amabuye, ajya kuvuga ibya Yesu yatangiriye mu itangiro. Atangira uko bavuye muri Egiputa, atangira ibyago bahuye nabyo, atangira n'ibyo Musa yavuze, n'ibyo abahanuzi bavuze, agera kuri Kristo noneho. Kandi noneho yaturiye abayuda yuko ari we babambye. Mu by'ukuri ari we akabaye umukiza wabo bategereje. Kuki se yagombye guciriya hariya hose ko atahise avuga Yesu?
yagombaga guturuka iriya mu buhanuzi bwamuvuze kugira ngo asobanure neza. Natwe twigisha rero ni byiza nawe ugiye kwigisha iryo sezerano rya rya kera ukuramo ikintu kijyanye no kuza gushyigikira ikiri mu butumwa bwiza. Okay. Yes. Hari abavuga butumwa tujya numva harimo n'abashumba uzasanga ashobora guhera ku itariki ya mbere akarangiza umwaka atarasoma isezerano rishya, ahubwo ari rya kera gusa yigisha, ariryo yivugira gusa. Ikibimutera sinamurenganya, isezerano rishya ni isezerano ry'umwuka, ntabapfa kuryisukira, ni iry'umwuka kandi umwuka wera utwahawe ushobora kuryigisha kugira ngo abantu barimenye n'ibiri kubiyemo. Nose waryigisha udafite umwuka wa Kristo kuko uri kwigisha kwiyanga. Ariko birakwiriye ko abantu bamenya iki kintu. Yes. Kandi ubwo ndavuga abazi ko bafite ngo umuhamagaro wo kwigisha bakamenya ikintu cyitwa isezerano rishya, bakamenya n'agaciro karyo kugira ngo bigishe abantu, kuko urumva ibiri mu isezerano rishya nibwo butumwa bwiza bw'ubwami cyane bureba abantu. Ariko uzasanga aba bantu benshi bibera mu rya kera, kandi rya kera kuko rivuga ibintu biri paratike. Yes. Bivuga ngo Aburahamu arahaguruka agenda afite intama, afite ihene, afite inka, akandi nubwo ashobora kuvuga ati nta muntu wubaha Imana utazatunga nk'uko Aburahamu yatunze, ugasanga ibyo barigisha. Undi akaza akavuga ati Isaka bamurwanyije ku iriba rimwe arahava ajya ku rindi, arahava ajya ku rindi, atarika irya gatatu Imana imuheramo umugisha ati natwe hari amariba yarasibamye tigaraye. Burya ntabwo bazi ibyo ari byo. Ubundi isezerano rya kera rivuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka ugakomeza amategeko utegeka uyu munsi uzaba umutware, ntabwo uzaba umurizo, uzaba umutwe. Urumva neza, iwawe ntihazaba ingumba, inka zawe zizabyara kandi inka zawe zizororoka n'imikumbi yawe izagwira, n'imyaka yawe n'impeke zawe zaba nyinshi mu bigega byawe, isarura ryawe rizajya risanga ibiba naryo risanga isarura, ibihunitswe nabyo bigihari. Ariko isezerano rishya rirakubwira ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu bashaka gukorera Imana by'ukuri ntibazabura kurenganywa. Noneho ibyo bintu birahabanye. Ibintu bikaze. Yesu arababwira ati abisi bazishima ariko bimuzarira, kandi koko niko yavuze. Uzi ko ari mpamvu benshi barihunga. None se natavuga atyo, navuga ati ntuzamutega amatwi kandi ashaka kugira agatsima kari butahane. Kandi abantu benshi nubwo butumwa bashaka, nibwo bashaka kuko ari abo kurimbuka. Bo iki cyo muzagitegura mu kitwigisheho, mudusobanure ku kintu cyitwa ubutumwa bwiza bw'ubwami cyane, yaba kuri Yesu ubwo yavuze, Yohana Batista ubwo yavuze, intumwa ubutumwa zavuze, turebe niba abakozi b'Imana benshi muri iki gihe ubutumwa bavuga hari aho buhuriye n'ubwo bari abavuze. Hanyuma mutwigisha isezerano rishya. Ikindi mwari mugezeho ni kubirebana n'inyamaswa. Iyo nyamaswa ntabwo ndimo ndayumva neza. Iyo nyamaswa rero ni umwana wa Satani uri ku isi. Ni ubutware. Ubutware bufite system. Yego. Iyi miryango 13 uko nayikubwiye yo ntisaza. Abana bayo basimbura base. Umurage ni ugusohoza bya bindi base na basekuru bahawe. Kandi ubutunzi bwabo ntibugabanyuka, buhinduka. Kandi mu byo biga ntabwo bagarukira kwiga kuko twiga, bigishwa ukuri kw'inshingano bafite mu isi. Yego. Yuko ari uguteguriza umwami uzaza, kandi uwo mwami niwe uzabahemba. Abo rero nibo bafite ubutware, bakontorora, nibo bayobora za guverinoma, nibo bayobora amafaranga ategeka isi, nibo bayobora n'ubutunzi bw'isi. Ugasanga tuvuge nk'urugero nka Kongo n'ubutunzi bwayo ni umuvumo ku bayituye, ariko bajya bavuga ngo abantu bafite ngo gold, babyita ngo ni oil, iriya amavuta ya ducukura mu butayu, ngo yabereye ibihugu byacukura umuvumo. Yes, kubera iki ari umuvumo kandi byakabereye ubutunzi. Ni ikisori kisimple, nuko ubwo butunzi atari ubwabo, ahubwo ba nyiri ubwite bakoresha bwa butunzi kubakubita no gukubita isi yose. So niyo mpamvu rero bashaka gukontorora ubutunzi bwose, kere kugiza amahirwe akabapfukamira akabereka yuko ubwo butunzi abo bahaye nabo bakamusezeranya amahoro, nabo akaba umushumba wabo muri bwa butunzi. Iyo nyamaswa uti ni ubutware, ni system itegeka isi y'ubutware. Mwiyoboka munuza muri politike, muri cyo bita political, economic and social order biriho ubu ngubu. Noneho ugashyiraho niyobokamana. Yego. Ibyo byose bihuriza hamwe kugira ngo umuntu bimushyire mu kijima gikomeye cyane atazashobora kuvamo bimworoheye, keretse ku imbabazi z'Imana. Base ko tubwire neza iyo nyamaswa kabisa. None iyo nyamaswa rero kuva yashyizweho Yesu akivuka,
kugira ngo irwanye ubutumwa bwiza bw'ubwami. Abami abatware intumwa zarishwe, abakurikiyeho baratotezwa kugeza muri 312 ubwo Satani yahinduraga umuvuno anyuze mu mwami w'abami witwa Konstantino, ahinduka Konstantino aba umwami wa mbere w'abaroma wemeje kwifatanya n'ibyitwa itorero. Noneho abakristo igihe bava mu buvumo, abandi noneho ubukristo buremerwa, aho kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo bwavugaga ubw'ubwami bwe burahindurwa, buhinduka icyo twakwita igikoresho cy'ubwami. Noneho maze guhinduka igikoresho cy'ubwami mu mwaka wa 380 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, uwitwaga umwami w'abami Theodosius wabayeho icyo gihe ashyiraho n'itegeko ryo kuvuga yuko the Catholic Church, itorero gatolika, ari ryo universel, itorero ryemerewe ku isi yose, ari madini yose cyangwa indi sector zose zivuga ubutumwa zigomba guhagarika. Icyo gihe rero riremera, abatware bariyobora bahinduka abakomeye, babangikana n'ubwami bw'isi. Niyo mpamvu ubwami bwa Roma bwa politike buvuyeho, ubwami bw'iyobokamana niwo bwakomeje mu ishusho yabo. Icyo gihe papa yahawe titire yitwa Pontifex Maximus, bivuze rutindagezi w'ikirenga, muhuza abantu n'Imana, rutindagezi kabisa. Kuko rutindagezi ubundi pontif bivuze umwubatsi wubaka ikiraro gihuza, mbese ni ikiraro gihuza abantu n'Imana. Noneho rero umwami w'abaroma Kaisari niwe wari ufite iyo titire yo kuba pontif uhuza abantu n'Imana. Bwaje rero guhabwa papa, ariko mu gukora papa akomeza ari nkaho simboli isigaye, ariko ya systeme politique nayo ikomerezamo. Niyo mpamvu mu mwaka 961 yimitse umwami w'abami w'Abadage Otto the Great, kugira ngo wa mbere, kugira ngo abo mwami noneho arema papa afata bwa butwara bushyikiriza abo ngabo, kugira ngo ya gahunda ya Roma pagane ikomereze mu byo baje kwita ngo ni Roma ntagatifu. Ibyo nibyo bitegeka isi kugeza n'ubu. Abadage, iriya miryango y'Abadage yashenye Roma pagane ya mbere, ntabwo yayishenye kugira ngo habeho ikindi, yayishenye kubwo umugambi n'ubundi wa Satani, kugira ngo cya kindi kivukire mu kindi. Ariko ya gahunda bari gukomeza. Ubwo ikingenzi si uguhinduka kwanjye nawe, ikingenzi ni uko icyo duhagarariye gikomeza. Mukomeze mutubwire iby'iyo nyamaswa n'ibya Illuminati. Inyamaswa rero na Illuminati nkuko twari tumaze kubivuga, tumaze kubona yuko inyamaswa ari ubutware system itegeka isi. Tumaze kubona yuko ikorera iteguriza kuza kwa Antikristo, uze kwicara ku ntebe. Tumaze kubona yuko yagiye ikora muri za phases. Twavuze yuko iyi gahunda iteguriza kuza kwa Antikristo ku mugaragaro yatangiye mu cya 776. Icyo nicyo gihe twitwiye ijana cya 18. Muri iki ijana cya 18 abavuye cyangwa abavuye muri bwa buvumo nakubwiye, bari bayobowe n'utwaga abamaze guhabwa amabwiriza tariki ya mbere yo kwa gatanu muri cya 776, wabahaye amabwiriza yitwaga Johannes Adam Weishaupt, amaze guhura mu buvumo bwa Ingolstadt, aho yahuriye n'icyo bita the invisible force, icyo nita marayika w'umwijima. Abaha inshingano zo kujya gutangiza ku buryo bwihutirwa gahunda ijyanye n'ibihe, kandi y'ibihe byose. Amerika yari imaze imyaka 2 yigenze. Amerika ikoreshwa nk'igikoresho mpuzamahanga cy'abantu bose bazahuriramo b'amoko yose, kandi cy'urugero rwiza rw'uko abantu bakwiriye kumera, ko bakwiriye kuba mu gatebo kamwe. Noneho ubwo ngubwo aho mu Budage ibyo byabereye, niho havutse inyigisho. Izo nyigisho bazigishirizaga mu mazu y'abafurimaso, yo twita Masonic Lodges. Izo nyigisho rero zimaze kugwira, zimaze kuba nyinshi, abantu bamaze kuboneka, graduates cyangwa abarangije ayo masomo baraje basohotse, cyangwa abo twakwitwa indatwa, baje noneho
bafite ubumenyi bushya. Ubwo bumenyi nibwo baje bita kumurikirwa, yuko bamurikiwe. Ibyo nibyo batagiye kwigisha rero, kubera kumurikirwa kuko bamurikiwe mu Kilatini, kuko bino bintu bigomba kujyana n'indimi z'amabanga z'abaromani. Biswe rero Illuminatus. Okay. Muri ijambo Illuminati niho bituruka. Mu ijambo ry'iki Latini rivuga Illuminatus. Ariko Illuminatus bikaba biva kuri Luciferi, bivuze cyangwa Luciferi mu Kilatini, bivuze ngo utwaye urumuri. Ubwo rero bari abamurikiwe nicyo bivuze. Bageze kumurikirwa, niho inyigisho zabo zaje. Izo nyigisho zo bita rationalism mu Cyongereza. So rationalism yigisha ibintu bishingiye kuri cyo bita human reason. Human reason ni ubwenge bwa muntu no gutekereza. Ngo ubwenge bwa muntu ariko akomora kuri Satani nibwo bugomba kuba inzira y'agakiza y'umuntu. Ndetse niyo bukamana risanzwe naryo ryagombaga guhinduka rikaba igikoresho cy'umuntu, umuntu akarikoresha ku bw'inyungu ze. Yego. Aricyo tiyo tugezemo. Ni nabyo bigezweho. Iyobokamana ryakwari mu buhe buryo kugira ngo utere imbere. Apana kuvuga ngo iyobokamana warikurikira kugira ngo rigere ute rigireho kugeze mu bwami bw'Imana. None abo ngabo muri abo ba Illuminati babayeho nimwo haje gukomoka ya miryango 13 twavuze ubushize. Yego. Bafite inshingano rero zo kugira ute zo kwavansa ya filozofi ya rationalism ishyira hejuru gutekereza kwa muntu, ibyo ta human reason, uburyo umuntu atekereza ariyo 6. Yes. Ako kantu gasubiremo tukumve neza. 6 bazi yuko ari icyasha bazagushyira mu gahanga. Abantu benshi niko babimenye rwose, ni uko bazi. Niyo mpamvu bamwe bava mu icyumweru. Ariko 6 ni theory umuntu yakira ikamubera guidance, ikintu kiyobora imitekerereze n'imyumvire ye. Icyo kimenyetso, kuko biri yavuga ngo abashyize icyo kimenyetso bazajya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Kuko icyo kimenyetso ntabwo ari ikimenyetso bashyize mu gahanga, ni impagarike yabo uko bateye, kuko banze ubutumwa mu mitekerereze yabo no mu byo bakora. Aricyo kiganza, kuko wa mugani intekerezo nizo ziduha gukora imyumvire, ibyo twa advancinga. Naho so umuntu kuvuga ngo babanteye urushinge n'urugero cyangwa bashizeho ikimenyetso ngo cya microchip babinditseho ngo hasi uretse gatatu garuka kuri ako kantu. Microchip kubirebana na microchip yo urabivugaho iki? Nabyo navuze ubushize. Microchip has nothing to do with that. Microchip ni ugufata data, personal data yawe. Ya yindi yagendera kuri card, mu ikarita cyangwa handi hantu wari uyifite. Iyo tuvuze personal data ni ukuvuga ibikuranga, ibyo uri byo bakabitera bakabigushyiramo, kakuma kakagendera mu mubiri wawe, nto bitandukaniye. None aho kugira ukajye mufuka bakakimurira mu mubiri. Ako se ntabwo kagira ingaruka kuri uwo mubare 635. Ntaho bihuriye ko ntabwo kajya mu bugingo. Ikijya mu bugingo ni cya kindi wakira. None niyo ngingo ya 9 iri hano. Muri biriya bintu bavuga se ko guhindura abantu amarobo, ko wari bavuze ko nabyo urabitubwiraho. Se microchip ntabwo yafite uruhare rukomeye cyane umuntu yahindurwa irobo agakoreshwa n'ubwo butegetsi bw'ibihangange cyangwa se ubwo butware bukomeye bw'umwijima. Iyi programme ntabwo izagarukira ku microchip. Abantu baribeshya. Iyi programme iri ngari. Igiye kuzakoreshwa no muri za wifi, no vuga na nino minara yingiye duca hejuru. Bagiye kuzayishyiraho imirasire, ndetse hariho n'imashini ziri mu kirere zatwohereza imirasire zikarasa ku bwonko bwacu, kugira ngo biduhindure ukundi mu bitekerezo, bitwambike indi shusho. Ariko umuntu ufite Kristo ntabwo bizamushobora. Hari akantu waruvuze ngo 6 ni mu ntekerezo, ndetse n'ibikorwa, kuko intekerezo ziduha n'ibikorwa dukora, ibyo dutekereza nabyo twapwika. Icyo nicyo narigize kibazo kuri microchip, kuko urumva bavuga ko microchip nibamara kwigushyiramo bazaba bayobora intekerezo zawe. Nkavuga se umuntu wayoboye intekerezo zawe ko abo n'ubundi ari ubutware bwa Satani, bukora na Satani, ntago bishobora kuzatuma niba utajya gusambana baguteramo gusambana, niba utajyaga wiba baguteramo ko irari ryose utagiraga ry'ibyisi, microchip bakayishyiramo ibintu bituma ukunda irari ry'ibyisi ku buryo utangira kwiyanduza, noneho bya binini bigatuma urimbuka. Ibyo byo vuga ni ukuri. Yego. Umuntu wese wagenewe kurimbuka ibyo bizamubaho. Nazabitewe na microchip, ariko zashwe nuko atizeye.
abizera bo ntabwo byashoboka. ntabwo byashobora kumugeraho wizeye. Erega nicyo abantu ntabwo bazi Kristo mu muntu icyo ari cyo. Oya, buryo umuntu ufite Kristo afite ubudahangarwa. Kristo hari umusirikare yitwa Lieutenant Colonel John Alexander. Yaravuze ati, avuga ku byerekeye ibyo bita Soviet installed giant internets. I mean computers. Abasoviyeti ba kera bari b'Abarusiya bashyize mu ahantu muri outer space imashini zikomeye cyane zigamije kugira ngo zizatugireho twebwe abari mu isi. Kuko buriya abasoviyete, abanyamerika, abashinwa bariya bose nibo bami 10 bakoreshwa na nyamaswa mu kurwanya Kristo. Kuko iyo urwanyije itorero rya Kristo uba urwanya Kristo, iyo antikristo buriya barakora. Abami uzabatubwira neza. Abo bami barahariza ababwira ni 10. Noneho gahunda ihari yari ngezeho cyo nakubwiraga. Uwo musirikare Lieutenant Colonel John Alexander yarankomeje cyane. Yaravuze ngo umuntu uzarokoka ibyo byateguwe mu kirere ni umuntu ufite imyizerere itandukanye n'iy'abandi bantu, cyangwa se ufite umuco yijiyemo udasanzwe utari uwo mu bantu basanzwe mu isi. Yaganishaga kuki nk'uko icyo yayipishuri ni ukuvuga ngo nabari muri Kristo Yesu bafite umuco w'Imana muri bo, kuko Kristo yari muri wowe afite imbaraga zo kurwanya umwanzi n'imbaraga ze zose n'ubushobozi bwe bwose. Yes. None ni muri urwo rwego twemera yuko ibintu bitazatugiraho ingaruka. None se kuki bino bintu birimo bigiye hari n'uwakimbaje mu gitondo mwese abo bantu ko bazamaze guhinduka ibidebire, kuko kugeza mu mwaka wa 2030 niyo mpamvu tuvuga ubutumwa bwa nyuma twihuta. Mu mwaka wa 2030 tuzaba tuyoborwa n'ubwenge bwo bita AI, artificial intelligence, cyangwa intelligence artificielle mu Gifaransa. Ejo bundi ahubwo ubwo bamwe burimo buracyaho, ubwo turi mu gihe gikomeye. None habari mu isi bo ibyo ntibabizi, kandi biriya bintu byatangiye kera. Kuko nubwo tuvuga ngo bazaduhinduza microchip n'ibindi, ariko batangiye kuduhinduza icyo bita the media mindset. Yes. Uzasaga umwana w'umusore nk'uyu nasanga abasaza tuganira nk'ibintu bikomeye bya kera, ye kutwita afate ekutera ashyire mu matwi, ashyiraho televiziyo hariya yumva amashene ye atatwitayeho, arakurikira ibiri muri televiziyo, yanze kutubangamira kugira ngo ndetse twebwe abashezi tuvuge ibyacu. Turabakera byabasukwa bakera. Wowe yumve yuko amaseri akurikira yuko ari bwo bwenge, ariko biraganisha ku kurimbuka. Ari amaseri, the cinema, the television, the radio, computer, byose it's part of the entertainment industry. Nibyo biri no muri media. Actually the entertainment industry is part of the media. Eho Burayi bushorwa mu ntambara ikomeye y'uwiswe umwami w'abami ngo ni Napoleon Bonaparte. Yego. Ibihugu by'Uburayi byose birashegeshwa, noneho bigwa mu bukungu. Biguye mu bukungu, Illuminati abambari bayo bakomoka mu rubyaro rw'umuyahudi witwa Rothschild, bagura imigabane yose y'ubutunzi n'amabanki mu Bwongereza, mu Burayi hose. Muri Uburayi bwose buyoborwa nabo, batangira kuba abacakara babo. Noneho bakoresha Uburayi kubabukoresha nk'igihuzo cyo kwigarura isi yose, babikoloneza, bavansa ubwenge bwabo n'ibyo bashaka kugeraho. Nk'uko muri Afrika mu cyamagana 1984 twashoboye kolonizwa n'abanyaburayi, ariko ibice byo muri Aziya, muri Amerika y'Epfo nayo byari byarakolonijwe na mbere. Amahirwe ibyago bariya bagize nubwo ntacyo twarushije cyane, bo nuko abari baturage ba Amerika zombi bo bishwe bakarangira. Yego. N'abari batubira ibirwa bya kure nka Australia na za New Zealand. Abo barangiye barabisha, ariko baba ngaba twebwe batinze kwinjira muri Afrika ko bahitaga dark continent. Ntabwo bashobora kuyinjiramo kubera yuko iyo binjiragamo kubera ubushyuhe bararwaraga malaria zikabica. None batinda kuyinjiramo. Bayinjiramo rero bafite wa mugambi wo guteguza gusubwabi bwa Antikristo. Baza bigisha bya nyirareshwa, niyo mpamvu bategetse igihe gitoya barayize bakavuga baduhaye ubwigenge, ariko nta bwigenge baduhaye. Bahise badufasha Loni kugira ngo baduhe ubutegetsi bushya buri indirect. Indirect bakagutegeka nk'uko ureba abayobozi bacu benshi, cyane sinakwirwa bavuga benshi nk'abari aba Paul Biya, abitoga ba Felix Houphouët-Boigny bo muri Ivory Coast, babaga ari abadepite mu Faransa, bakarongwa n'umugore w'umuzungukazi, bakaribatora akajya kuba perezida wabo. Niyo mpamvu ari abantu cyane mu bihugu by'Igifaransa bageze ku bice nk'imbagwa n'abandi bose sinavuga ngo bameze neza, ariko buri muntu afite
style ye uburyo yagendaga akora ibintu bye. ubwo ibyo byose ni imigambi ya Illuminati. Byose ni imigambi ya Illuminati kugira ngo bakomeze bakontorora abantu bategekwa n'abami 10 kandi abo bami 10 impamvu bahawe icyo cyubahiro tubo tuzavuga tuzabisobanura. Yego. Nuko ari bakorera umutware Antikristo ubwo abo bami 10 ni amahembe 10 ari kuri iriya nyamaswa. Y'amahembe 10. Zasobanura amahembe 10 n'imitwe 7 icyo bishatse kuvuga. Ya. Noneho aho ngaho nagira ngo ntusimbuke ngere aho ushaka kugera. Yego. Wenda naho tugarukira. Twihuse mu kinyejana cya 19 mu mwaka w'icyamagana 871 uwitwaga Albert Pike wari umufirmaso ukomeye wo hejuru mu rwego rwa 33 kandi akaba yari n'umwiluminati ukomeye yateguye intambara 3 zizaba ku isi. Yego. Intambara ya mbere yego yarateguwe yagombaga kubanza gusenya ubwami bw'Urusiya. Nibo bwami bwari bwarananiranye imbere y'ibintu byose kuko uburayi busenyutse ubwami bwaho hasigaye ubwami bukomeye bw'Uburusiya. Ubwo rero bwarasenyutse revolution yitiriwe rubanda icyamagana 917 mu kwezi kwa 10. Iyo ngiyo yavanyeho ubwo bwami gusimburwa n'umwuka wa daimoni witwa communism. Communism. Communism yanditswe cyangwa shyizwe ahagaragara n'uwitwa Karl Marx. So Karl Marx yandika amatwara ashingiye kuri communism. Hanyuma witwaga Karl Ritter nawe wari umudage ariko nawe wari mu budage bwe kandi ari umuyahudi ashingwa kwamamazwa ibintu bya capitalism. None izo filozofi zombi zishingiye ku bukungu no kuri politike zitagira guhanganisha abantu. N'ubu ziriho niyo mahembe 2 inyamaswa yavuye mu gitaka. None biki ayo niyo mahembe 2 ahanganishije iki izo filozofi 2 bashingiyeho burasirazuba n'iburengerazuba. Noneho rero ibyo birangiye hadutse irindi shana intambara ya kabiri. Intambara ubundi ya kabiri y'isi yose mu buhanuzi kwari guteza n'uruguma rwishe ya nyamaswa rwahanuwe. Yego. Ni nyamaswa burya ya mbere nayo n'uruguma. Intambara ya mbere n'iya kabiri byose bigize uruguma. Intambara ya mbere niyo warurangije batera Uburusiya. Intambara ya kabiri rero bashenye Ubudage. Gusenya Ubudage harimo ibanga. Ubundi ubwami bwa Roma dukurikije Danieli bushingiye ku maguru 2 y'ibyuma. Noneho ayo maguru iyo tugiye mu byahishuwe niwe mutwe wa 6 twari tuvuze intambara ya mbere kwari gusenya Uburusiya kuko Uburusiya bwari bubangamiye iriya systeme yo guhindura politike mpuzamahanga. Hanyuma rero cyari gisigaye rero no bushozi n'intambara yo gusenya systeme z'ibihugu by'Uburayi uko zari zimeze imbere. Cya mbere cya kabiri no gushyiraho abayahudi bagashyirwa muri Palestine mu burasirazuba bwa hagati aho baturutse hatagamije kubacyura nkuko byari bimeze cyangwa kubatuza ahubwo bagamije gukurura imvururu hagati yabo n'abayisilamu bikazatera intambara ya 3 y'isi yose ariyo turi ari intambara ya Palestine na Israel. Ubu niyo ntambara turimo turwana ntizigere nahagarara. Ntabwo ushobora guhagarara nahabe nakangana mari. Ni ukuvuga ngo ahubwo rero muratezwa imbere mu buryo kandi noneho bubi kandi buruhagije. Hamwe n'ibyo rero iyo ntambara imaze kurangira ibihugu hari ikindi cyabayeho rero. Nyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose birangiye isi ntiyongeye gutegekwa no kuyoborwa nk'uko twari dusaye tubizi. Ahubwo isi yatangiye kuyoborwa n'ibivejuru byo twita aliens. Noneho ibyo bigivejuru nibyo ubundi babyita ibivejuru bakabita aliens ariko ubundi n'abadayimoni bari basanzweho. Ahubwo batangiye gukora ku mugaragaro nibo batangiye gutanga amabwiriza ya systeme mpuzamahanga nshya. Ikindi cyashyizweho ni umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye ushyirwaho iki kugira ngo ube blueprint cyangwa imbanziriza mushinga yo gushyiraho leta imwe izategeka isi. Iyo leta imwe niyiteguriza kuza kwa Antikristo. Tuba tumaze kuvuga intambara 2 ya mbere n'iya kabiri. Tuvuga yuko izo ntambara 2 nizo zitwuruguma rwakomerekeje inyamaswa. Yego. Murabe tuzabisobanura ariko ubu turimo turaca ku mayange. Noneho iyo nyamaswa yakomeretse n'ubwami bwa Roma ari wo mutwe wa 6 Yohana yavuze kandi akongera akaba amaguru y'ibyuma 2 Danieli yasemuriye cyangwa yasemuye mu nzozi za Nebukadinezari umwami w'Ababironi. Hanyuma rero igikurikiyeho bo ni iki?
nyuma yaho y'iyo ntambara dukurikije umugirwakazi witwaga Alice Bailey niwe wanditse aya mategeko tuzavuga ubutaha, yategetse ko yavuze ko baramubajije intambara mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na rimwe, baramubaza batese Hitler ko amaze kwigarura Uburayi hakaba hasigaye ikirwa cy'Ubwongereza nacyo akaba agiye kugitsinda, ese ntagiye gutsinda isi yose na Amerika akayigarurira? Arabaseka aravuga ati iwo ntabwo ari umugambi wacu, ahubwo ingabo zishyize hamwe zizatsinde Hitler, nizimara kumutsinda hazashyirwaho ubwami butazaba ari ubw'abantu. Ubwo bwami buzajya bukorwa butagaragara, ubwo bwami nibwo buzateguriza umutwaro uzaza avuye ku misozi miremire ya Himalayas, ku musozi mu gihugu cya Tibet muri Aziya kuza gutegeka isi. Uwo mugore asobanura ibyo ngibyo, amaze kubisobanura ubutaha niho tuzaba tuvugaho ibyo bimwe mu bitabo yagiye yandika n'ibyo yategetse ku isi gukorwa. Avuga yuko ubwo bwami nibumara kuza, iyobokamana rigizwe n'amadini ya gikristo rizakora nk'ikinyabiziga cyo kwihutisha ubwami bwa antikristo. Aya madini yose ureba niyo mpamvu ubu ngubu yitwa maraya ukomeye, azihutisha ubwami bwa antikristo kugira ngo abuhe umugisha kandi abufashe. Ubutware bw'isi bwo buzaba buyoborwa n'abantu, ariko inyuma yabo hari abantu batagaragara nibo bazaba bafite ubutegetsi. Niyo mpamvu ubu ngubu dufite icyo twita mu cyongereza permanent government, nibwo butware budahinduka. Nko muri Amerika babona yuko bafite amashyaka abiri, ariko muri aya mashyaka ntabwo abaho. Hari ishyaka rimwe ryitwa Council on Foreign Relations, niyo ritegura abami bazategeka banyuze mu gishuko cy'abantu bareba bakagira ngo ni ishyaka bitwa abademokrate cyangwa abarepublicans. Ubwo rero nicyo gihe tugezemo. Uhereye icyo gihe nibwo hatangiye gahunda ivuga ngo uhereye ku bana bafite imyaka 10 no gusubira hasi aba bamwitaho bigishwa ubwenge bw'igihe kizaza. Ni ukuvuga abantu bose bavutse muri mwaka wa 1945 bari bafite imyaka 10, cyane cyane mu bihugu byari biteye imbere, ubataye umutwe nta bwenge bafite. Twebwe ubu ngubu bari imyaka za 30 n'abangaba babyiruka nabo ni ibipapuro. Ubu ngubu rero turimo turijira, nibwo tuzinjira tukareba aya mahame 10 akurikizwa, nibwo tuzareba n'ibindi byose. Abashaka rero kugira ngo ngengarukira aha ngaha, yego nizeze yuko abadukurikira tuzaba turi kumwe nanone tugatangira aha ngaha tugarukiye kuri gahunda yatangiye mu cya 1945 nyuma y'intambara y'isi yose. Turebe noneho aba bantu bategeka batambaye umubiri barutegeka batuganisha he. Ni faze ya kabiri. Muri Bibiliya yitwa umutwe wa 7, uzategeka igihe gito uteguriza inyamaswa cyangwa umutwe wa 8 uzazuze kurimbuka, ari wa Antikristo ugiye kuza mu gihe gito.